Tubahaye ikaze bakunzi b'ibiganiro byacu, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha myinshi kuri mwebwe. Ni kuri ya cano yanyu rero, hamwe tuganirira ibiganiro byubaka ubuzima, hamwe buri muntu wese akura inama zunganira ubuzima kugira ngo dukomeze tubeho tuguwe neza kandi dutekanye. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ibintu umwana muto w'amezi 3 agomba kuba azi gukora. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ibintu umwana w'amezi 12 agomba kuba azi gukora. Ubwo ni umwana wujuje igihe cy'umwaka. Niba rero uri umubyeyi, niba witegura kubyara, ni karibu mu kiganiro ngo wumve uburyo ugomba gukurikirana umwana wawe, ukamenya uburyo agenda akura umunsi ku wundi, ukamenya imyitwarire ye, uburyo agenda etape par etape, ibyo aba ashobora gukora kugira ngo umenye niba umwana nta kibazo afite ubuzima buzima kandi imikurire ye ari myiza, haba ku kigero cy'imikurire cyangwa ku kigero cy'ubwenge. Niba ari ubwa mbere tubanye mu kiganiro, kora subscribe, dukomeze tubane umunsi ku wundi, dukomeze duhure mu biganiro byacu, wunguke byinshi kandi birebana n'ubuzima. Umwana mutoya w'amezi 12 aba agomba kuba azi neza kwicara, nta kintu na kimwe mumuteze ngo kimutangire, we ubwe yicara akema akamera ntahirime. Ubwo ni umwana w'amezi 12. Ubwo ugenzurire nimba umwana wawe ibyo bintu abishoboye. Icya kabiri, aba azi gukambakambisha ibiganza bye n'amavi yombi. Umwana w'umwaka ufite ikigero, uri mu kigero cy'umwaka, aba azi gukambakamba n'amavi ye n'ibiganza bye byombi. Umwana w'amezi 12 aba agomba kuba ashobora guhagarara ntawe umufashe, we ubwe agahagarara akema neza, agahagarara nta muntu umufashe. Umwana w'amezi 12 aba azi gutora ikintu ntawe umufashije, akoresheje igikumwe, agatora ikintu akoresheje igikumwe n'uru rutoki, uru nguru rukurikira igikumwe, agafata akantu. Icyo gihe nimba umwana abasha gufata akantu n'izo ntoki ze, bikwereka ko umwana rwose ashoboye, ari muzima. Ikindi kintu ugomba kumenya ku mwana w'umwaka, aba azi kwigana gukora utuntu dutoya wamwerekereye. Twavuga ngo hari utuntu duto uba ugomba kumwereka nawe akigana kudukora. Niba ufite umwana akaba umwereka ibintu ntabashe kubikora, ukwiye kubanza kumenya ni ikihe kibazo afite. Umwana w'amezi 12 agomba kuba azi kwerekana urukundo, kwereka abandi urukundo, akabona abandi akabishimira, akabona abandi akanezerwa, ukamuha akantu nawe agahereza abandi. Icyo gihe ibyo bintu iyo abishobora, biba bikwereka ko umwana akuri mukuru mu bwenge, nta kibazo rwose afitemo. Ikindi ugomba kumenya gikuru cyane kandi gikomeye ku bijyanye n'ibyo umwana agomba kuba azi, cyane cyane ku byerekeye n'ubwenge, ko umwana wawe azi ubwenge, ubwonko bwe bukora neza, imikurire ye imeze neza, yaba mu bwenge yaba no mu gihagararo. Nuko umwana w'amezi 12 aba azi gukora interuro, aba azi kuvuga cyangwa se gukora amagambo byibuze 2. Ashobora kuvuga ati mpa ibiryo. Icyo gihe nimba abasha gukora iyo nteruro, urumva aba ari gukora neza rwose mu bwenge. Ashobora kuvuga ngo akira bombo, ni ukuvuga ngo utwo tuntu akubwira akabasha gukora interuro y'amagambo 2 cyangwa 3, bikwereka ko umwana wawe nta kibazo afite mu mikurire ye. Abantu benshi rero ujya usanga batabasha gukurikirana imikurire y'umwana, bitewe n'akazi tubamo, bitewe n'imibereho dufite, bitewe n'ubuzima abantu baba babayemo. Rimwe na rimwe ugasanga umwana
turamuharira umukozi wo mu rugo gusa, kandi we ntago wenda ubwo bumenyi bufite bw'uburyo agomba gukurikirana imikurire y'umwana. Niyo mpamvu ababyeyi mugomba kuba hafi mugakurikirana imikurire y'umwana, mukamenya ese ibi bintu mbonye numvishe muri iki kiganiro umwana wanjye arabishobora. Iyo usanze ibi bintu harimo ibyo umwana adashobora gukora, tukugira inama yo kumujyana kwa muganga hakwegereye, umuganga akamusuzuma akamenya impamvu iri kumutera kudashobora ibi bintu. Ni ibintu bigeze kuri 6 nababwiye. Babyeyi tumenye kwita ku bana, babyeyi ni inshingano zacu zo kumenya imikurire y'abana bacu, ntago izo ngizo ari inshingano z'umukozi, ni inshingano zacu twebwe ababyeyi. Umukozi icyo ashinzwe ni ukurera umwana, akamuha ibyo kurya nimba byabonetse wowe mubyeyi wabishatse, ahasigaye natwe nahacu ho kumenya ese umwana arakura mu bwenge, ese umwana arakura mu gihagararo, aratambuka, arabasha kuvuga, arabasha gufata. Ibyo byose bikakwereka ko ingingo ze ari nzima, bikakwereka ko imikorere y'umubiri we ari muzima. Rero rwose nanjye ndahangaha ngo nkomeze mbaha inama, nkomeze mbunganire mu mibereho yacu ya buri munsi. Nukurikira ibiganiro byanjye uzahakura inama nyinshi, uzahakura ubugororangingo bwinshi, uzahakura byinshi bigomba kugufasha ukamenya imyitwarire ikaba y'abana, ukamenya imyitwarire mu buzima, ukamenya ibibazo byugarije ubuzima, ukamenya uburyo ugomba kubaho. Niba rero aribwo tubanye mu kiganiro, kora subscribe, ukore share ku nshuti zawe, nukuri nabo babashe kumenya ibiganiro byiza bibera hano, nabo babashe gukurikirana ibintu bifasha ubuzima, inama ku buzima. Nkeka ko buri muntu wese akeneye ubuzima buzima buzira indwara. Bavandimwe, icyo mpora mbifuriza ni ubuzima buzira indwara, yaba hari n'urwaye ubu ngubu, icyo tumusabira ni ugukira, icyo tumusabira ni ugukomera, kandi Uwiteka abahari ngo akomeze abane namwe umunsi ku wundi. Mwakoze kubana natwe rero, muraba agaciro kuri twebwe, turabakunda cyane, kandi dukunda iyo muduhaye ibitekerezo byanyu muri komenti, dukunda iyo mutwandikiye mukatubwira uko mwiyumvishe mu kiganiro, mukadusobanuza aho mudasobanukiwe tukabasobanurira. Ni ukuri turabikunda cyane. Mukore like, mukore komenti, mwohereze inshuti zanyu, dukomeze tubane, dukomeze twungurane ibitekerezo byinshi bivuga ku buzima. Natwe turahari ngo tubunganire, natwe turahari ngo tubaganirize, natwe turahari ngo tubahe ubugororangingo, natwe turahari ngo tubahe inama zose zifasha ubuzima. Mwakoze kubana natwe rero, Uwiteka akomeze abarinde. Bye.